Haleluya. Amen. Tazaza kureba rero ufite icyabuze muri ibyo ngo uhite uvuga ati ahubwo muzazane dasozi dusorera uyu muntu ntabwo ari intuzi. Ntabwo ari wowe wamuhamagaye. Yamuhamagaye izi mpamvu yamuhaye icuma cyo kuguta. Amen. Nuko nubwo ikibyimba kiri kukubabaza hariko y'amashira avuyemo nabiriya byatutumbyemo nibwo umuntu. Amen. Twagiranye amakimbirane cyangwa dufite ibyo tutumva kintu. Ngo agahita avuga ati baye pastor Theophile wapotse kuvuga noneho nakwifuza ko pastor Jamari anyumva bigeze heza kwishira mu mwanya wa wamuntu ntugire barriere ukinga ukumva inyungu n'umunezero n'umudendezo n'ibivugwa mu bisanzwe mu bifite inyungu zingana twisomere ryaje mujye mubanguka gusoma hari mama nabonye bari hadusomera mu cyumweru Imana ijye mu ko bene ziriya mpano nazo ni ziza Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu usoma wazibwirijwe arahiriwe umuntu usoma ngo hahirwe kujya wumva kuko ibice 12 n'umurongo sorry ibice 2 wa 12 n'uwa 13 kuko mwahambanywe nawe mubatizo Abatesalonike ba mbere kugira ngo mugende uko bikwiriye ab'Imana ari bahamagarira kujya mu bwami bwayo n'ubwiza bwayo. Nushaka werekere wicare no kuvuga ngo icyo twari tukiri kuri ya ngingo ya mbere ivuga ngo ecclesia ni iki itorero ni iki n'abantu bahamagawe bakurwa mu bandi mwisi iyo si twayisobanuye icyo ari cyo kwa systeme n'umwuka ugenga biki ibo Imana ikabahamagarira kugira ngo baje mu bwami bwayo no mu bwiza bwayo kuza mu bwami bw'Imana bivuga kuyoborwa n'amategeko yayo kugengwa n'imigisha yayo n'ubukungu bwayo muzu bwami cyo biba bisobanuye iyo umuntu ari mu bwami bwo mu Rwanda ari umunyarwanda azatwarira imodoka iburyo waba uri mu Bugande utegetswe gutwarira ibumoso kubera iki nuko ubwo bwami bwombi bufite amabwiriza bugenga kandi akaba atandukanye ugomba gukurikiza amabwiriza kugendera mu bubasha bw'ubwami wimukiyemo ubarizwa. Amen. Haleluya. Amen. Iyo ngingo nyiveho yitoro nabahamagawe kugwa mu bandi mwisi isi systeme nk'uko uyobora bigiye imitegekere yabigihe bisi ijya systeme iri kuyobora nabahaye zayo wenera nabiriya bindi byose mugende murunda ntabwo buriya siko bwami buyobora imitima yacu iyo si twebwe twakuwe mu bandi hariya muri UN tubarizwamo twese n'abapagani baba barimo n'abaki ariko twe dufite twarimuwe dukugwa mu bwami bwa systeme y'isi umurenge yaravuze ngo umugambi w'Imana uravuga oya ngo ku migambi ya Satani nuko twebwe dufite ibyo tuvuga oya iyo bivuye muri rya cosmos tutabyemera dutegerezwa kuvuga oya tukavuga ngo ibibyo titubiyobotse kuko twakuwe mu bandi tuhamagarwa n'Imana idukuye mu bandi mwisi kugira ngo tuyoboke ubwami bwayo no bwiza bwayo. Amen. Hari amazina Bibiliya igikoresha ivuga itorero ry'Imana ndagenda simbagurika sinjya mu detail menshi kugira ngo ngerageze guhindura icigisho bitaza kuba byinshi cyane. Izina rya mbere Bibiliya igivuga itorero abayobotse Kristo cyangwa se abacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo bakita abayampamagazi
yo gukugwa mu bandi mu isi no mu muvumo wayo wategwaga n'ibyaha n'urupfu n'amategeko azanywa nabo babatuwe na Ntama w'Imana waducumuje amaraso ye. Bibiliya iravuga ngo yaratwimuye adukura mu mutware w'umwijima, turacyariho dukurikirana, adushyira mu mutware w'umucyo. Ngo amaze kutwiyegurira yiyegurira Imana isumba byose, Imana yakunda byose byose. Ko mu rukundo twimuwe. Noneho rero tumaze kubaho hantu niho tugengwa n'ayo mategeko. Uko Bibiliya rero amazina ijya yita itorero. Izina rya mbere twitwa abakristo. Kubera iki twitwa abakristo? Nuko twamwiyeguriye tukemera gutwarwa n'amatwara ye. Izina umukristo ryavukiye ahantu bita ngo ni muri Antiyokiya. Nibwo bwa mbere bagize abigishwa, baravuga ngo ababona abande n'abakristo. Kubera iki babise abakristo? Nuko bagendaga nkawe, bakavuga nkawe, bakitwara nkawe. Mwibuke Petero bamushinja cyage baje kubamba Yesu, baratari kuyu nawe abana n'uyu muntu, kuko ururimi rwe ruramuranga, n'imico yiramuranga, n'imyifatire. Amen. Haleluya. Amen. Uwo niwe mukristo. Itorero ry'Imana ndigizwe n'abande n'abakristo. Abakristo bivuga biyeguriye Kristo, babamba kamere n'irubajyayo ryose, bapfana nawe kubw'ibyaha, bazukana nawe mu cyerekezo kizima cyo mu buryo bw'umwuka, bahinduka abandi abakristo kubera abandi. Iri jambo rimwe rijya yita abakristo cyangwa se itorero ry'Imana, ryita abigishwa ba Yesu. Kubera iki tuba abigishwa ba Yesu? Ni ukubera kuko tugendera mu myigishirize ye no mu byo yemera. Haleluya. Haleluya. Indangagaciro ze, ibyo yigisha, ibyo agenda amenyereza atoza abantu, nibyo twiyeguriye, nibyo twe bidutwara, nibyo tugaburira ubwenge bwacu, nibyo tugaburira ibitekerezo byacu, tukigira munsi y'ibirenge bya Kristo. Kwiga mu byumvemo kuko ari bigari cyane, harimo kumenyerezwa, harimo gutozwa. Haleluya. Baravuga ngo umwigishwa mwiza wiyaboneye rwose ngo ajya asa n'uwamwigishije. Niko muri ibi bitabo. Umwigishwa mwiza iyaboneye rwose asa n'uwamwigishije. Twitwa abigishwa ba Yesu Kristo k'itorero kubera ko twigira mu birenge byanjye. Ndi gusimba ibyanditswe nari kubisoma nkanga ko bitutwara umwanya. Abigishwa ba Kristo byakozwe n'intumwa ibice 11 umurongo wa 26. Iyo tubana n'umuntu bangutse kujya mudamu na yende homba na ishaka ukuntu no gusoma twasoma byinshi. Muzi impamvu nkunda gusoma ibyanditswe cyangwa abakristo bakunda gusoma ibyanditswe? Nibyo byonyine bijya bihingufu ibyo tuvuga. Sumba muramu. Mu rukiko ntiyazatsinda umuntu ugira akarimiki uzi kuvuga amagambo y'abandi kandi. Murareba Kamari yagize gutya, ashingura imbibi, agira gutya, akora ibi n'ibi, ntimujya mubyumva kuko si byatambutse. Mu rukiko umuntu ujya utsinda n'uvuga ngo nyakubahwa perezida w'urukiko, kuko itegeko ritugenga nshinga rigenga imibanire n'imbonezamubano, ingingi agakoni itegeko ijanira nini ritubwira ko umuntu atagomba kurengera ngo aje mu mbibi za mugenzi we, akavuga agasoza. Ndasaba ngo mundenganure kuko iri tegeko uwo ni bujutsinda. Ntabwo umuntu uzi kuri manganya ngo azi kuvuga cyane, sibyo byogira. N'amagambo y'umukristo ahabwa imbaraga n'icyatsi. Haleluya. Amen. Kuko Bibiliya nibyo tegeko nshinga ryacu. Ibindi byose wavuga niba ntaho byanditse mu mategeko ndi warenganura. Haleluya. Amen. Ingingo ya 3. Bibiliya yita itorero ihuriro ry'abera. Kubera iki bajya bitwa abera? Bitwa abera kubera kuko batsindishirijwe n'amaraso ya Ntama w'Imana. Tubisome mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 14.
ahantu nifuzaga ko tutahatinda twihute. Yego. Dusome n'izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibitambo byo mu isezerano rya mbere byari bihagije. Yego. Kane, aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Amen. Ni umurongo wa 14. Ibice 9 umurongo wa 14. Dusome 14. Yego. Nkanswe amaraso ya Kristo yitambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanga imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Imana igomba ni ukuvuga wa mugeni wa Kristo, wa mwigishwa wa Kristo, wa mukristo ari ryo torero rivuzwe muri aya mazina abiri. Izina rya gatatu rivuzwe kuri iyi ngingo ya gatatu ni uko Imana ibyitwita ihuriro rya bera. Twitwa bera kubera iki? Kubera yari yaje amaraso y'igiciro y'Intama y'Imana niyo yamenetse ku musaraba kugira ngo adukureho ibyaha byose no gukiranirwa kwacu kose n'ibicumuro byacu byose. Ntitwongera kubagwaho gukiranirwa, ahubwo tubagwaho gukiranuka tudahawe no gutsindishirizwa n'amategeko, ahubwo tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo. Itorero rero kitwa ihuriro ry'abera. Ushatse wakwita abera bo muri restoration, ukavuga abera bo muri kubera ko ari abera kubera batsindishijwe n'amaraso ya Ntama w'Imana, bezwa amafuti no gukiranirwa bose. Bibiliya yatubwiye. Yego. Ingingo ya 4 cyangwa se izina rya 4 rivuga itorero muri Bibiliya. Bibiliya kandi yita itorero abavandimwe. Ahangaha nta nubwo nza gusoma n'icyanditswe. Murabizi kuko Bibiliya iravuga ngo yatubereye imfura mu byaremwe byose kugira ngo ahinduke imfura muri bene se benshi. Mujya muri somo iryo jambo, Kristo yahindutse umwana w'Imana ari Imana, yahinduka umuntu. Haleluya. Abo muganura mu bazutse. Umuganura mu bazutse bivuga kuzuka ari uwambere. None abandi bazutse nyuma biwe bose baba bari umunabi. Atubera imfura mu bazutse. Ngo abimfura muri bene se benshi. Kubera iki twitwa umuryango w'abizera cyangwa se abavandimwe? Ni ukubera kuko Imana itubereye data, natwe twavutse mu muryango w'Imana. N'iryo torero ushatse wavuga umuryango w'abizera wo muri Elohimu, ukavuga umuryango w'abizera wo muri Restoration, ukavuga umuryango w'abizera wo muri Zion. Kubera ko bitwa umuryango uvuga ngo aba nabavuka ku mubyeyi mu rugo rumwe, babarizwa mu muryango mu rugo rumwe, bagengwa n'iki n'umunezero n'umurage n'ibyishimo byo muri wa muryango, bakitwa umuryango w'abizera. Ngingo izina rya 5 Bibiliya igikoresho cy'itorero bitwa umubiri. Itorero ryitwa umubiri wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuko Bibiliya iravuga ngo kuko muzi yuko muri insengero z'Imana muri umubiri wa Kristo umuntu uzasenya umubiri we, Imana nayo ubwayo izagira ite? Izamusenya. Hari ibyanditswe ndari gushaka gukurikiza kugira ngo tudatinda. Ngiye gusaka ari itorero kandi ryitwa abakozi b'Imana. Icya 6 nari mvuze ko bitwa abavandimwe. Icya 5 barabavandimwe. Icya 6 twitwa umubiri wa Kristo. Ingingo z'umubiri umwe.
abavandimwe ni cyakangahe icyakane rero ubwo n'abana b'Imana nagisimbutse bitwa abana b'Imana twabisanga mu Bagalati y'ibice 3 umurongo wa 26 ahavuga ko turi abana b'Imana ho ni henshi ne kwatinda no muri Yohana aravuga ngo bakunda turi abana b'Imana kuko tuzamera ndi kurerekanwa ariko Kristo ni yerekanwa tuzasa nawe kandi nibwo tuzamureba ukwaje. Haleluya. Turi abana b'Imana, turi umuryango w'Imana. Ingingo ya 5, ingingo ya 6 turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Ingingo ya 7 nihuse ariko amasaha ari kutujyana. Turi abakozi b'Imana. Abakorinto ibice 6 bakabiri ibice 6 mumenye ko turi mu cyigisho cyangwa se mu nyigisho z'ubuyobozi. Igituma twabanje kuvuga icyitorero y'icyo kuko n'ibyo ubuyobozi bwacu bwibanze. Kugira ngo ubuyobore igihugu ugomba kubanza kumenya igihugu icyo ari cyo. Ese igihugu ni iki? Nitujya kugera imbere mu buyobozi uraza kumenya impamvu twatinze muri ibi ngibi kubera iki byiswe umubiri. Noneho nitugera mu buyobozi uzasanga ukuntu ubuyobozi bwo kuri isi bwubakitse mu buryo bw'ubusumbane, noneho ubuyobozi bwo mu iyobokamana cyangwa se bwa gikristo bwubakitse mu buryo bwo kuzuzanya ngingi. Ntabwo amaso ajya abwira izuru ngo ntacyo marize. Twakurikiranye ngo none iyo umuntu aza kubizuru gusa kureba kwari kubahe. Aya ni amagambo Paulo yakoresheje ashaka kwerekana ko nta busumbane bubaho mu nzu y'Imana umuyoboro. Habaho ahubwo kuzuzanya. Twakurikiranye. Twari tugeze ku ngingo ya 7 ivuga ko turi abakozi b'Imana. Nubundi muri leadership ikintu cya mbere kigufasha kumenya imiyoborere ni ukumenya uri mu miyoborere mu wuhe murimo kandi wahawe nande kandi ninde mukoresha wawe mukuru uri kugenzura muri ubwo buyobozi bwawe. Twakurikiranye. Iyo bivuze ngo turi abakozi b'Imana, iyo tubaye abayobozi ariko bakorera leta Repubulika y'u Rwanda, ni ukuvuga ngo tuba tuzi ko turi gukorera Abanyarwanda, tugendera no ku mabwiriza n'amategeko agenga igihugu cy'u Rwanda cyangwa se ubwami dukoreraho. Kubera ko turi abakozi, u Rwanda nirwo mukoresha wacu. Ese ubwo turi kubyo buriya abagitifu bakorera abaturage. Haba hari undi baza bitango ni persone morale. Persone morale no kuvuga ngo ni nk'umuntu twita umunyarwanda uri kugenga bari abakora bose. Umuri kubikurura. Bajavuga ngo twareze restoration. Ngo kuko yaduhingiye isaha. Restoration ni umuntu ariko ni persone morale. Twakurikiye ni umuntu baza bahizi n'utagaragara ariko uvuga igihugu amabandi bantu bose. Iyo bivuze ngo turi abakozi b'Imana, n'Imana ni umukoresha. Twakurikiranye. Imana niyo mukoresha wacu. Nimba tuyobora ubuyobozi tugenderamo turi gukorera mu buyobozi buri munsi y'ububasha bwa wa muntu ari Imana. Twakurikiranye. Kimwe nuko umuyobozi w'u Rwanda uyobora karayobora munsi y'ububasha bwa wa muntu utagaragara witiriwe igihugu cy'u Rwanda ariwe persone morale. Siko twabikorera. Noneho ingingo ya 8 Bibiliya ijya yita itorero wari umuryango w'abatambyi. Twakurikiranye. Kubera iki itorero Abakorinto ba 2 waruvuze 6 umurongo wa 4. Bibiliya ikita itorero kandi umuryango w'abatambyi. Kubera iki bitwa umuryango w'abatambyi? Sinjya mu isesengura ryinshi cyane kuri iyo nyito. Abatambyi kubera ko abatambyi barabarengeje baba. Iyo umuntu yabaga yakoze icyaha, umuntu wajyaga kumuhongerera kugira ngo ubugingo bwe adaterwa amabuye atishwa, no mutambyi wamugenderaga yarahe amutanga igitambo cy'umwe mu
kugira ngo ajye kumena amaraso kuko byari byanditswe ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso yabaho kubabara kubyaha. Itorero n'iryo murengezi w'abantu babyita ngo the church is the custodian of the kingdom. Icyo bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo itorero niryo agence y'ubwami bw'Imana mu isi. Kakugize ugera ari ukavuga ati hari agence ya Letiko muri kumburikira, hari wagera imbere wenda ugeze za Musanze, hari indi agence ya Letiko, nuko agence y'ubwami bw'Imana ku isi ni itorero. Amen. Amen. Yesu Kristo aza mu isi si we wahazanye idini, yasanze iyobokamana ari hari Imana yararitanze bababwira uhereye ku guhamagara Aburahamu n'abandi bose bagiye bakurikiraho n'abayinoki bagenda mu Imana. Yitegereje abona abafarisayo n'abasadukayo barahabye, baratanye bajya ku ruhande, basigaye bakorera inzira zabo n'inyungu zabo. Ariko nanone bari bicaye kuri cya gicumbi cy'itorero ryo hambere ryo mu isezerano rya kera rya Mose. Si muracariho mukurikira. Noneho niyo yari agence y'ubwami bw'Imana. Nta muntu wari kubona ibintu by'iyobokamana nketse aciye mu iyobokamana nyine ryariho ari ryo torero ry'Isirayeli ryo mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu Kristo yavuze ngo mwamboneye abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi, aba ngaba mujye mubumvira, mukora ibyo bababwiye ariko ntimukabeho nk'uko abayeho, ngo kubera iki? Ngo kuko aribo bicaye ku ntebe ya Mose bakicara no kuri y'abahanuzi. Haleluya. Amen. Icyo byari bivuze ni iki? Yarababwiye ngo ibitabo by'ikanisa by'urusengero by'iyobokamana nibo babigira. None nutaba mu rusengero uzumvira amategeko yo mu ijuru muri MTN, uzayumvira muri Rwanda Revenue. Itorero nicyo gicumbi cy'ubwami hano ku isi. Niyo mpamvu bavuze ngo ni abatanga ari n'abandi beguriwe ubwiru bw'Imana kugira ngo babuyoboze abantu ku isi. Itorero niryo murengezi, itorero niryo rishinzwe gukura abantu muri buriya mwijima w'urugi. Itorero niryo urumuri rw'Imana ku isi. Ndatambutse ingingo ya 10. Itorero kandi irindi jambo Imana igita urusengero rw'Imana, kubera kuko Imana ituye mu mitima y'abizera bari muri rya torero ry'Imana, muri rya horero ry'abizera ku isi. Twakurikiranye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Timoteyo wa mbere ibice 3:15. Timoteyo wa mbere ibice 3:15. Shimwe n'izina rya Yesu. Kandi mbikwandikiye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, niyo torero ry'Imana n'inkingi y'ukuri igushyigikiye. Imana igomba. Aha hantu ndashendagira umuntu nasinzira muhaguruke. Ndi kubona muri gusinzira. Itorero rigizwe rivugwa mu biti bibiri. Uriho murangurira ndi mwarimu nongeye kugeza aho nzajya mbaza uwanjijishije ngo ari harandeba, ubwo nyine turaza kumutahura dushingiye ku kuntu duha igisubizo kinyuranye n'ibyo twize. Itorero ribagwa mu bice bibiri. Hari itorero rigaragara n'itorero ryo mu ibanga. Kugeza n'ubu nicyo kibazo abantu bagira kuri isi, baza bitiranya itorero rigaragara n'itorero ryo mu ibanga. Babyita ngo ni église locale na église universelle. Itorero ryo mu ibanga n'itorero ritagaragara. Église locale bivuga itorero ry'ahantu. Itorero rya Elayono muri Rubavu, itorero rya Elayono muri Nyamasheke, itorero rya Elayono mu mujyi wa Kigali. Iri rigaragara muri murankurikira neza. Iri torero rigaragara ry'ahantu, mbabwira uko Bibiliya zirigereranya. Bibiliya irigereranya n'ibintu.
Iterambere rigereranywa n'urushundura mu byandike. Haleluya. Rigereranywa n'urushundura. Urushundura kubera iki? Umurobyi yatereye urushundura mu mazi aba ari gushakisha amafi. Ariko iyo urushundura rugeze mu mazi n'inzoka zo mu mazi zinjiramo. Ntabwo ari ifi gusa yinjiramo, n'ibindi twitaga tukiri abana ngo ni za rucamano, n'ibindi byose biriya bintu n'ibikeri n'ibiki bijya byinjira mu rushundura. Noneho nyiri urushundura watereyemo ashaka kuroba, iyo bigeze imusozi yako ku nkuko ajya sasa rwa rushundura agakubita inzoka akajya ashyira hariya ku ruhande n'ibikeri, agatoramo amafi akayashyira hanze. Haleluya. Iri torero ry'ahantu ni urushundura Imana iba yarohereje kuri iyi si, ikazana irwohereje ku isi kugira ngo ruze kuroba imitima y'abantu. Siko yabwiye Petero, yaramubwiye ngo nkurikira, wari umurobyi w'amafi ariko ngiye kuguhindura umurobyi w'iki w'abantu. Ko murumva bitari kuzuzanya na rwa rushundura. Niyo mpamvu mu rusengero twebwe ntitwakwirukana abarozi, ntitwakwirukana abasambanyi, ntitwakwirukana ababeshi, ntitwakwirukana indaya, ntitwakwirukana n'abamaramuki n'abacuruzi. Kubera iki? Iyi eglise locale, iri torero ry'ahantu bigaragara hano kuri iyi si, ni urushundura Imana yohereje rurimo ishusho zibiri. Rurimo ishusho yo kuba rwarafashe n'ibikeri n'inzoka zo mu mazi na za rucamano n'ibindi byose biba mu mazi nabyo bikazamo. Hakabamo n'ishusho y'uko amafi meza ya nyiri kuroba yishimiye nayo yaje. Iyo bikiri mu mazi ntabwo umurobyi yakwiha inshingano zo gutandukanya inzoka n'intuzi, byarangira asenya na ya mafi akisubirira mu mazi. Amen. Niyo mpamvu natwe tudafite uburenganzira bwo kuvuga ngo uri umusinzi we sohoka, uri umusambanyi sohoka, uri indaya sohoka. Nyiri urushundura wohereje, igihe urushundura azaba rugeze ku nkubwo, niwe uzamenya ngo iyi ni inzoka nivemo, iyi ni rucamano nivemo, iyi ni ikeri nivemo. Nari mbabwiye ishusho ya mbere Bibiliya igereranya n'itorero ry'ahantu, eglise physique, atari eglise universelle. Sindayivuga iyo universelle. Ishusho ya kabiri Bibiliya igereranya n'itorero ry'ahantu ni ingobyi. Ingobyi turayibona, ikigoma bahekamo umwana. Reka ngereranye n'imvugo y'ikigoma. Ikigoma ntabwo umubyeyi agikunda, nta nubwo ajya agitindaho, nta nubwo ari abyinirira umwana we. Icyampa umwuka wera akabafasha mu kumva ibintu ndi kubaganira. Iwe abazi neza ko icyo kigoma, iyo ngobyi kiramufasha kurera umwana, namara gukura azahita gitariya, ntazanibuka nuko cyasaga, azajya yibonera umukobwa we wabaye inkumi uri hariya cyangwa umuhungu. Niko n'ibi bibati biriya bitabo dufite by'ikanisa twandikamo abakijwe n'ibiki byose bizasigara. Administration izasigara, ubusimbane bw'inshingano, uyu ni ushinzwe ibi, ni kontabura abika amafaranga, ziriya nshingano zose ari uwandika, ari ushushanya, ari ucuranga, biriya za sente zose tuzazisiga. Kubera iki? Ni uruhurirane rw'ingobyi ihetse itorero ry'Imana, ari we mugeni wa Kristo utagaragara. Amen. Suko muracariho ndangiye kuvuga ingobyi nayo igabanyijemo iri torero rigaragara ry'ahantu nacyo rigira ishusho zibiri. Rero murakurikira. Ishusho ya mbere ni uko ari institution, ikigo. Ko mutari kubyandika, iri torero ry'ahantu erayono ku Gisenyi ni ikigo, ni inyubako izisengerwamo n'abantu.
iyo bavuze ikigo nuko bitari inyubako gusa, ahubwo hariho n'imiyoborere, harimo n'intebe, harimo n'izikingi, harimo na ziriya za senta, harimo n'iki n'amabafure n'ibindi. Ko ndashaka ngo mukurikire kuko muri abayobozi muri kwiga itorero. Itorero nk'ikigo uriyoboza amategeko. Amen. Kubera ko uriyoboza amategeko kugira ngo amabwiriza agenga ikigo n'imikorere y'ikigo itasaza kugonga. Mufite intebe hano, mukwiye kuba mufite itegeko rigenga ko izi ntebe tizitizwa, bikaba byanditse ahantu, apana kubivuga ku muntu, kugira ngo Ezekiyeli nakoresha ubukwe bw'umwana hano akaza gutira intebe, muzamubwira Ezekiyeli ntabwo intebe z'itorero tujya tuzitiza, ahubwo zirakodeshwa n'abakuye mu mwuka cyangwa turi kumwe, ahubwo zirakodeshwa. Okay, zikodeshwa ngahe? Apana y'umuntu atekereje uwo ari we wese, biranditse muri aya mategeko ko umuntu uzatwarira intebe tuyibarira amafaranga 500. Birakurikirana n'umubare wese utwara Ezekiyeli, uraza kutwishyura aya ngaya. Kubera iki ibyo bintu bijya mu mategeko? Kugira ngo bitazabagonganisha. Iyo bidafite aho byanditse, Ezekiyeli azaza kuzitwara none, Amoni yaza mu kazi imwe, kandi mushingiye kuko Ezekiyeli azabika neza, Amoni wagira akavuyo ntazabika neza. Niyo mugeze mu rugo muzamubona hari ibintu bimwe bitari kugenda neza. None iyo ubwiye Ezekiyeli ngo ndaziguhaye, Amoni sinziguhaye, uhinduka umwanzi wa Amoni. Si binagiye mwana atandukiriye pastor, turi kuvuga hejuru y'imiyoborere y'itorero. Ariko kugira ngo wimire utazahura n'intambara za Amoni, ushiraho amategeko avuga ngo intebe tuyitangira 500, Amoni utwaye intebe zingana uku, twanavuze kuzaza uzitwara zasiga amafaranga 20,000 bya kosyo, intebe icitse tugasigarana muri ya mafaranga. Ko murumva ibyo bijya mu ijuru, na amategeko y'ikigo. Haleluya. Amen. Bacyankunze? Yego. Noneho bikaba byanditse, sibyo pastor atekereza ngo ahita bibwira umuntu aho ngaho, kuko niba ari byatekereje akabimubwira, Amoni nagaruka azasanga yarabyibagiwe ibyo yabwiye Ezekiyeli. Yivugira ibindi kandi Ezekiyeli we yageze iri abibwira na Amoni. Mwakurikiranye? Bikwiye kuba byanditse rero ngo izi ntebe tuzitiza turazikodesha, cyangwa nigukodesha nigutiza tizisohoka mu hano. Noneho bizarinda iki? Amoni Ezekiyeli ukunda cyane w'intwari y'itorero, uritiza amaboko, urigirira neza cyane, uzirinda amarangamutima yawe azaza kuza mu mubabarire nka pasiteri, kubera ko uzi n'umusanzu azatanga mu itorero. Wibuke ku itegeko rigukomeye, kandi numuhakanira tazakurakarira ngo yishuze n'ibyo azakorera itorero ngo muramutereranye, ahubwo uzabumwereka itorero itegeko rito. Nawe yabaye umuyabatora, uzamubwira ngo Ezekiyeli urabizi kuri inkoramutima y'itorero rikunda kandi ujye urikorera, ariko twibuka ko twashyizeho itegeko ryo gukumira amarangamutima yacu. Yaranje muvandimwe ushakisha intebe kuri sabasi. Turi ku itorero nk'ikigo gifite itorero rifite impu zibiri, uruhande rumwe ni ikigo, urundi n'umubiri wa Kristo. Ubu ibyo tumaze kuvuga ni itorero kigomba kugira amategeko agira ate ahiwe. Umuntu nakora ubukwe hano tuzajya tumutwerera amafaranga 30,000 kugira ngo umwana wa Kamari nakora ubukwe tuzamuhe 30, n'uwa Jean de Dieu nawe nakora ubukwe ahabwe 30. Tutazasanga duhaye 50 undi 30. Ibyaro kubaka imitima y'abantu bikaba kwizera. Kubera iki? Nta mategeko y'umurongo gende kwaho twashize ashinzwe gukumira amarangamutima, none bitubanya gatoko kandi tuyoboye ikigo kugira ngo abantu baba bari mu rusengero bose barakijijwe. Tumwibuka ko hajemo n'imiserebanya, hakazamo n'inzoka, hakazamo n'ibikeri. Bijya bikeri rero nabyo bigomba kuba bifashe mu rushundura kugira ngo bitaza guhutaza n'amafi nayo ngo agende. Kandi ya rushundura bifashe unushaka urugereranye n'amategeko, urugereranye n'iki byose kugira ngo bize gutwararikwa neza, bizaje gusobanuka bigeze hajya hantu byambukira imisozi. Haleluya. Amen. Aracyankunze? Turi kwitorera iki.
navuga byinshi cyane. Amategeko atugenga, umuntu abatizwa bigenze gutya, umunyetorero uzajya ukora ubukwe tuzamutwerera angana gutya, nakorera ubukwe hano muri uru rusengero kubera ari umunyetorero tuzamuca amafaranga y'ubukoda angana gutya, ariko ni hazi uwo hanzi we tuzamucaya. Byose bikaba byanditse, atari byo pasiteri atekereza muri iki gitondo ngo ejo ni hazi ibindi nabyo abitekereze, muba muri gushira pasiteri mu kaga ko kuzarwana n'amarangamutima y'abantu, kuko nawe ni umuntu, hari gatazibuka n'ibyo yabwirije kiza narangiza abwire bya mugenzi we twavuze n'indi amuna muriho baranabyibuka se yego. Noneho mutume abwira amona ibindi, usange pasiteri yahindutse umwanzi kwagira amarangamutima agira ikimenyane nimwe maboko ye bo gushiraho ibyo mukicarana mugashiraho umurongo mwende kwaho w'itorero n'amategeko n'amabwiriza azajya arugera kugira ngo birindire pasiteri umutekano ntabwo bwanyu hagati yanyu kabizi atazazamamo amacakubiri n'urugo. N'amafaranga kandi y'ikigo niko biba byanditswe azajya ajerwa muri ubu buryo, umubitsi azaba ari uyu uzajya ubika amafaranga, naho ibitabo byanditsemo amafaranga bizabikuye, ntabwo ubitsi ibitabo ari uzajya ubika n'amafaranga, kuko shitani yamutera. Sinababwiye ko habamo n'imiserebane n'ibikeri n'ibindi. Noneho niba shitani imuteye ntabwo azahindura gatatu ngo ayihindure gatanu, kuko iba afite amafaranga gatatu igirwa nabo n'abangiye. Ese ubwo mwamvurikiye cyane, umwe abitsa amafaranga undi abitsa agatabo ka konti atazana leta iwe gusa cyabitse na gatabo, kugira ngo umuntu ujye uretera naza kukamwaka azabanza kumubwira icyo agiye gukora. Ariko ni muretera ari unabitse n'agatabo, igitondo kimwe azabyuka nashaka kugira ngo akoreshe pati y'umwana ya anniversaire, bamubwiye ko gatigura gutya acemo hariya ku kabanki karimo hariya hepfo ku muhanda aretera yangaya abakora. Haleluya. Kuko intambara nyinshi tugira mu nsengero muri iki ubu niyo mushizeho amategeko mugifite urusengero rutoya nibyo bibarinda kuzajyana urusengero rumaze kuba runini. Simwe mwanzanye ntabwo namwe mwanyizaniye kandi iyo ushiraho amategeko ureba kure, tuyashiramo uri kureba ishusho itorero rifite kuri none, uyashiramo uri kureba n'igihe rizaba ryagutse uko rizaba. Mbaho urugero kugira ngo mubyumve. Iyi sije ko ari nini, ndi kubona ibintu ari byinshi twabijyamo ngo tubirangize. Noneho haleluya, amen. Narembuze ngo uyuge n'amategeko azagenga itorero nk'ikigo, ureba kure, tushiraho ngo uri kuvuga ibintu bizaba mu cyumweru, ushiraho ibintu bizaramba abantu barabaye benshi bikabagenga, n'abakiri bakeya nabyo bikabagenga. Haleluya, amen. Bwana sifiwe. Amen. Hari itorero rimwe navuze mu mujyi wa Kigali rikomeye ryatangiye kera, rigira abayoboke benshi cyane kuruta ayandi mu Rwanda. Ese ubwo simbaye nk'aba bandi bavuze, yaravuze ngo hano mu rusengero ngo hari umudamu w'umurozi, ubwo yitwaga Asa, ngo atangira na A ngo agaheka na Sa. Ubwo muri izina ryose atarivuze. Yego. Kandi bari abantu tutari kugendana mu byo turi kuvuga. Hari itorero rimwe rikomeye cyane mu Rwanda, rigira n'abayoboke benshi kuruta ayandi. Bari barashizeho itegeko rireba hafi. Nari mvuze iyo ushiraho amategeko azagenga ikigo imyaka 2. Ntuyashireho ngaho muzaguma kuba batanu, kuko igihe kimwe muzajya bitanu. Tuyashireho ngaho muzajya mutura 5, igihe kimwe muzaturira miliyoni 5. Noneho babantu bashiraho amategeko baravuga ngo okay, umupasiteri azajya ahembwa 70% ya yinshi. Uzi impamvu? Ubwo wenda binjizaga 20,000. Mu by'ukuri bahaye pasiteri 17,000 nta gitangaza baba bakoze, ahubwo aracyari makeya ntaranagera nayo gura n'ikisi n'amavuta yonyine amaze kurenga aho ngaho yanuze y'igiwanga. Noneho itorero rirakugendeye rirakuze rigera ahantu rizajya ryinjiza miliyoni 5 ku cyumweru, mwaturebe ku cyumweru, cyangwa se tubifate mu kwezi. Sibo muracyariho munkurikira? Nimbona mutakiriho mu ndahita nicare hari
telefone hafi akabidukorera ngo turuwa miliyoni sensa. Ibaze ubwo urusengero umupasiteri ari guhembwa miliyoni 350 ko murumva mutaramuhaye ngo umudendezo wo kwiha umutungo w'ikanisa kandi murangiza muzakoma induru. Pasiteri ari kwiba none si uwo mushahara si mwawe umugeneye, siko amategeko yayo navuga n'urugero. Muracampuze tuziranye n'umugabo ukuze w'umupapa w'imvu yatubwiye ukuntu yagiye gusenga kwa Masasu ahantu abantu basengera ahasanga abadamu batatu bamara umunsi wose ari hirya yabo barabanza barashika basenga Mana tubabarire tugeze imbere yawe amen. Ubwo ayo masengesho bayarangije bahise binjira mu byo kuvuga undi muntu uko bazamugenza bageza nimugoroba bongera kwibesheshwa yanyarureshwa basenga batatu. Mana we rubabarira byose, urukundo yarubabarira byose, kwizera byose. Uzubwike kukuntu ruzaruteranya abantu muri leadership bayoboye umuntu akajya yishishuye umubi agakeka ibintu kugeza igihe uvuga uti nakuri yajya areba ariko mwamubonye mwazize mute gihe kimwe Imana yigeze kugosora yicarira Imana twari kimurura kwa pasiteri muzari baterana twicaye naro mwana n'icyo gihe twigishana ku kigo cya Kuruta n'undi mugenzi wawe. Noneho turaganira twari tuvuye ku kazi, umwana w'umukozi aradutekeraho umuhungu nari umukristo ndi umuvugabutumwa rero mwiza. Hanyuma tubanza gushira amafaranga hasi ko turi tugiye gutuma wa mwana kutugurira amafaranga, ariko atinze mu byo yari arimo ari guteka bujya nyine umuntu akora ibintu atari kubitekerezaho cyane. Fasha amafaranga yashubije mu mufuka, agafuka nashizemo hari amakoti azagira ngo dufuka tubiri akazamo kakantu hano barashize mu gafuka ko ku ruhande sindi kuko byagenze cyo reka shakishe ya mafaranga nyoboje duhita dutangira gukekera wa muhungu w'iki umukozi wo mu rugo rwawe yareba ugahita ubona ari no kureba nk'umuntu wibye rwose. Mwibuka urukundo ntirujya rutekereza ikibi kuki ubwo se nuko byahise bikosoreka nkayabona tutaramubaza, ariko twari twabibwiranyeho na mugenzi wanjye akambwira ati areba amafaranga nta uriya muhungu ni wawe nanjye ngahita wabonaga nuko areba wabonaga no twese turi kwikiriza. Urukundo ntirujya rutekereza ikibi mu rusengero habaho komite y'itorero nizeye amashami. Ayo mashami ashobora kuba yubakitse uko ba nyirayo bayahisemo. Wenda ntanga urugero iwacu twebwe tugira pasiteri wenda n'umwungirije uko baba bangana bose mu rusengero biterewe n'uko urusengero rungana. Iyo mugize n'abapasiteri benshi mufite urusengero rutoya mutangira gusabana amaturo ngo muragabana gutya muragasimba besha ni ukuvuga ndi mwarimu naje hano mbabwiza ukuri ejo n'ejo bundi mutazagongana umuntu wese munsengere mugire mute bigatangira nta nyungu ziri kurebwa bikazasoza umuntu ahishuye icyo yari afite mu mutima. Hari ubwo mfite icyo wapfa n'umuntu mwabantu njyewe ndabazi se ntabwo mbazi ariko ndavuga ukuri Imana ipatira kuvuga kuri ku mutima. Twebwe iwacu tugira itsinda ry'abapasiteri twirinda kugira abapasiteri benshi kubwo kwirinda ibyo bintu kugira ngo bitazazana ibibazo. Ariko niba babaye n'abatatu babiri tubafate ko ari itsinda ishami ry'ubupasitori, hakazaho umwanditsi hakazaho umubitsi. Mu mubitsi yitwa umubitsi ari umwe, ariko mu rusengero hari abo bita bakashi ashaza bariya basingira amaturo. Umubitsi bakwiye kugira abantu biwe bagenzi be batatu babarana na wa maturo, ni ukuvuga ngo hakaba uyandika akabika igitabo amaturo azayandikwamo, hakaba n'uwayabaze
hakaba na kontabule uzajya kugira gute kuyabiriza hari nawe cyane ukunze kuyabarana n'amadepanse yo mu rusengero niwe kontabule nyine bariya abandi babare nk'abakorera bushake bari kunganira wa nubwo nawe rusengero iyo rukiri rutoya ntabwo muvuga ngo bahemba kontabule mutazarwanira amafaranga Imana yadutumye amafaranga yadutumye imitima y'abantu n'abantu hanyuma mwumve ko hariho itsinda ry'abapasiteri cyangwa ishami ry'ubuyobozi bw'abapasiteri hakaba n'ishami ry'umwanditsi mu nsengero biterwa n'uko muhisemo iyo pasiteri ari umwe mukagira umwanditsi hari abajya bahitamo kumwita secrétaire administratif ni ukuvuga ushinzwe imiyoborere y'urusengero akaba umwanditsi ariko kandi ashinzwe imiyoborere akurikirana ibibera muri ayo mashami yose kugira ngo yunganire nde pasiteri iyo tari ko byubakitse mufite abandi bapasiteri pasiteri afite umwungirije abasekreteri usanzwe mu rusengero hanyuma tukagira n'uwo bita ushinzwe uburezi bwa Gikristo ushinzwe uburezi bwa Gikristo abashinzwe gutegura porogaramu z'inyigisho akurikiranye azaza akereka pasiteri bukene buhari cyangwa se pasiteri aba yarebye akabona ubukene buhari mu itorero yarangiza akahamagara wa wundi ushinzwe inyigisho ndifuza ko dupangira uburyo urubyiruko rukwiye kubona inyigisho zarwo pasiteri akazatumira umuvugabutumwa cyangwa akazigisha ubwiwe cyangwa agahamagara n'ubundi tuza twiyambazanya sibyo ntabwo umuntu ari saro ngo azi saro ariyo baterekamo intebe bakayiterekamo utubati ntabwo tuzi ibintu byose twakurikiranye Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kiri kuri ako kantu nshatse kuvuga gutya. Pastor uze kungura ikoti. Nibagiwe ko tutayikiga. Nifuje kuvuga ibi. Mu rusengero umuntu ntaza ahabwa umuhamagaro wo kuba pastor kubera ko azi kwigisha. Mubikure. Yego. Kabisa. Mu rusengero. Pastor impano ye y'ukuri bibiliya akwiye kuba ari umwigisha akaba ari umuvugabutumwa ariko ntagirwa pasiteri kubera umuhamagara n'uburyo ubanza hanyuma agatorezwa ibyo akazabimenya ariko yabanje kugira umuhamagaro Imana imubonamo uko azayikorera abaririmbyi bajya baririmba ngo ntigihamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye utazahindukira na pasiteri n'udumubwira ibyo utamubonaho ngo uhite uvuga ngo ntabwo wakwiye kuba pasiteri dore uwa restoration azagira gutya uhiha azagira gutya ntabwo ari habe no gutozwa nubwo azatozwa nubwo agenda yitoza nubwo Imana izishepinga wa muhamagara w'umuntu ikamukomeza ariko ntimukomeza muri byose hari bigira imbaraga kuzirinda Haleluya, muracariho mu nkunda. Uburezi bugezweho ubu nyine. Ndavuga education. Uburezi bwo kwigisha. Ntabwo ari gutsindagira mu mwana ibyigwa byose. No gushakisha ubushobozi buri mu mwana akaba ari gushepinga. Kuko hari ibyo azarenda afata amenye. Tari sanse kumenya ibintu byose. Uzi impamvu atazabimenya byose nuko yavutse yitwa Bosco hakavuka n'ubundi witwa Janvier bose ndi baba ba Bosco kandi Bosco yaravutse mbere Imana ntiyaburizamo Janvier ni ukuvuga ngo Bosco wavutse mbere afite icyo azabura kizuzuzwa nande na Janvier cyo gituma Bosco atamenya buri kimwe cyose ahubwo ubushobozi bumurimo ari gushepinga Haleluya. Amen. N'imiterere y'abapasiteri mu rusengero mufite babiri se cyangwa batatu hari umupasiteri Imana izahamagarira ikamuha icyuma cyo kuzajya asatura ibise ibibyimba Imana izabamara ni muri gutanga icya 10 Imana izabica muri gusambana Imana izabagirira gutya Imana izakora ibi ngibi Imana izakora ibi ngibi ubundi nawe Imana imuhe amabande yo gukora panse. Amen. Mwana wanje nubwo wibye mwana cyane.
kandi abo bombi n'ab'ingenzi mu rusengero. Ari wa wundi ujya ubaturira, ari wa wundi ujya ubabwira akabamenagura ibibyimba, ari wa wundi ujya uvuga Imana iramukunda kwajya aturitsa bya bibyimba, na wa wundi ukora pansema. Si ukuba umunyabwoba, si no kuba ntacyo amaze kuko ajya avuga gahoro cyangwa agira umutima mwiza n'imico myinshi. Iwe yahawe bande ngo ajya apfuka ibisebe abyoze byume vuba abantu. Imana guhumurisha kabisa. Haleluya. Tuzaza kureba rero ufite icyabuze muri ibyo ngo uhite uvuga ati ahubwo muzazane dasozi dusorera uyu muntu, ntabwo ari intuzi, ntabwo ari wowe wamuhamagaye. Yamuhamagaye izi mpamvu yamuhaye icuma cyo kugutegura. Amen. Nuko nubwo ikibyimba kiri kukubabaza, ariko iyo amashira avuyemo nabiriya byatutumbyemo nibwo umuntu. Amen. Noneho weho waba uri pasiteri wa wundi ukora pansema, abakristo bamwe bajya bakwegera, uri washinzwe kudukomeretsa, wewe wigirira umutima mwiza, muratanguze, wewe ujya utubwira gahoro, uradukunda. Mu by'ukuri sinzi amenya n'impamvu uriya muntu mwamishije uzomukunda, abwira abakristo nabi ujya bamubagira bate. Abo si bamwe bavuze ibyo, abandi bakajya kuri wa wundi nawe ugira icuma. Wewe ujya uvugisha ukuri, uriya atarebera ibintu bipfa ntakora ntagira ate, icyaha kuma gusigiriza ibintu byose, muzagira gutya muzakora ibi ngibi, mutareba neza. Ibice bingahe? Bibiri, kandi binini bifite imbaraga zo kurwana. Bimwe bikaza bijya kizabonwa, ibindi bikajya Yesu amatare, mwarangiza mukajya musenga. Bamwe bamanura inkuba, abandi bakamanura biriya ngo amabuye azabatembane, abandi imfubyi zabo ntizigire. Yewe. N'ab'ingenzi barakaba. Ariko abo bantu bombi ni inshuti z'Imana. Mana we. Nucanda ukabona mugenzi wawe bariho baramukunda, wewe batagukunze, ndubitindeho. Ashobora kuba yasanze hari abantu bafite ibibyimba abandi babimenywe, ari muri periode karagenda acishaho pansema asigaho umuti. Yego. Nawe ndukira rero ngo kwa ubwe utera pansema bakubwiye ngo mbega ukunda uvuga neza, mbega ukunda uri mwiza, uhita uvuga ati kuri iriya muntu itorero ryaramunaniye. Abantu bo mu rusengero rwe bavuga ko bababwira nabi, ko bagira ngo turi umushitsi uraye rimwe uri hinduze y'urusengero rwose. Baravuga ngo uri inyuma y'urugo, ajya avuga ngo wamushira imbere, none uri imbere nawe akavuga ati cyamba bakanshira inyuma we numva ndashize. Ushizwe ejuru Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Jehova, Jehova, ushizwe ejuru. Jehova, oh Jehova, uri Imana ikomeye. Kubw'inyungu z'umurimo w'Imana, hari igihe Imana izibiguha byo, ukajya umena ibibyimba, igihe kimwe ikaguha igihe cyo gusiga gusa, noneho cyagihe uri kumena ibibyimba abantu bakakwanga bitarabaho, cyagihe nabwo uri gusiga bakavuga kuri abantu ntibagire umushoro ko ntacyo uzawitaho, ntacyo umaze, ukabaho mu bikomere gusa. Cyagire n'abibuka no kugufasha ngo bakomeze amaboko yawe, baguhumurize. Abantu mwe mwiteguye kuzahabwa ishinga, mugira ngo pastor ni ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ubu nyine basigaye ngo batanga amafaranga ngo babasengere ku pastor, ariko bayayobye. Niwo muntu uba waguze ikintu kibi, uba wagiye guhaha ibintu atazi. Niwo muntu wa mbere uba wagiye guhaha ibintu atazi. Umuntu ahasha urusenda, ahasha ruteka rwose ko rwakabaye, yarangiza akajya abyina ngo yahashe. Kandi uhasha urusenda. Uzasanga uri umuhumuriza mwiza, utagira icyo kuhumuriza. Igihe kimwe uzataha wenyine utagira umuntu wawe kuvugisha.
uryame ubwire iminsi 3 utabuze ujya umenya icyo upfa n'abantu kubera ubutwaro Imana yagukoreshejeho kukuremera. Niyo mpamvu niyo musengera abapasiteri cyane, mubiteho, mubakunde, mubasengere bavandimwe, kuko biriya bintu ntubizi, wabiguha nibwo wamenya neza. Muzi ikintu ujya nifuza umuntu wenda washaririwe mu rusengero agatangira nko kurwanya cyangwa kumva ko atari kumva pasiteri neza, sinjya mwifuriza ibijya basenga ngo imfubyi ze nizikagenda Mana uzamfashe kana kazabe pasiteri uzamfashe Mana nawe azabe pasiteri nawe azabe Bibiliya ntivuga ngo wifuje kuba umwepiskopi abayifuje umurimo mwiza. Mana we uzamfashe nawe azabe noneho rero hariho umwanditsi, hariho ushinzwe ivugabutumwa, izo zose sinzitindaho bizaterwa n'ukuntu mwebwe mwabyitiye. Nimushaka ko nabyo tubidetaya tukazagira igihe tubana namwe, ntabwo turi gucuruza isoko, oya rwose. Haleluya. Hari n'igihe shitani zitiza abantu kumva nabe abagabo bashatse kudufata baduhindura isoko ryabo, oya. Hari igihe tutagira umwanya pastor, hari igihe nibi turi kuvuga tutazabona umwanya wo kubasura ndimukanatwara. Haleluya. Amen. Sijyanze gona ntage ubwo no kuvuga ngo hari ushobora kuba ashinzwe amasengesho, hari ushinzwe ivugabutumwa, hari ushinzwe urubyiruko, hari ushinzwe abari n'abategarugori cyangwa se departement y'abamama, hari ushinzwe nguko muzabyubaka muhisemo, sinjya muri aya madetali. Kiza gikurikiraho no kwicara mukagena inshingano za buri rwego. Abantu benshi insengero nyinshi zigira inzego zitajya zikora zakadahumeka mugahero kuko mwagatoye umuntu ngo ni sekreteri cyangwa se ahagarariye ivugabutumwa. Mana yanjye uretse kumuperezanta nga kujya pasiteri yavuze ngo ahagarariye ivugabutumwa ndarajya kubwiriza n'ahantu namwe n'abantu bari ku ruhande ntimunyange njyewe nzi byanyuse. Turi kwiganirira ibyo nishe nanjye ni byinshi, tugenda dukura umunsi ku wundi, nibyo mbicisha abavandimwe. Ariko we are not leaders by position. We are leaders because we are leading. Ntabwo ari umwanya wasabye wo guhagararamo, ni umwanya washizwemo uhawe inshingano zo kugira icyo uzakora. Igihe udahawe ukikora uri leader by position. Ni kuko bagutereka bagatereka mbere ya n'intebe y'abapasiteri. Tigikora ubupasitori, tigikora ibiki n'intebe nyine. Ku cyumweru igihe aba igira iryo zina, bazaza kuwa gatanu bagira iryo zina, tumugakore mwebwe bene zo departement z'amazina gusa zitagira icyo zikora. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Noneho ikindi, iyo mushizeho departement muba mugomba no gukora ibyo bita kugena cyangwa se gukora ibyashinzwe, kumwandikira ibyashinzwe, attribution de tâche. Iyo muhaye abantu inshingano ntukamuha izina gusa utamuhaye ibyashinzwe gukora, ukabibara kuva kuri kimwe kugeza ku 10 se cyangwa kuri 20, uzajya dukorera ibi nibyo biri mu nshingano za sekreteri, kubika inyandiko zose zitore, bakira amabaro bavuye hanze, no kuzigama inyandiko zose zivuga ibitabo by'abakijijwe, ababatijwe, abapfuye, abashingiwe, abagize bijyanye n'umwanditsi akora byose biba bifite attribution de tâche. Ubwo mvuze ku muntu runaka
kuri secretary ariko wumve ko na comptable agomba kuba afite ibyo na runaka. Hari ijambo rivuga ngo umunyabwenge umwe yaravuze ngo numva umurimo numva inshingano uzambe n'ibiri mu nshingano zanjye nzakora, kuko niba utabimpaye nzakora ibyo nshatse byose, kuko sinzi ibyo uzutekereza ngo mbigukorere, kandi ibyo nzaba nkoze byose bizaba bimbereye byiza kuri njyewe. Murabyumvise? Nutampa ibyo nkora nzakora ibyo numva binjemo mu bwenge bwanjye kuko ari byo natekereje, kuko njyewe sinzi ibyo utekereza ngo mbikore. Nari kubibwirwa no kuba bishize hariya kuri rya attribution d'étage, kandi ibyo nakoze ntukabinenge, kuko byose ibyo nakoze byose ni byiza, kandi hariho ibifuti ariko ni byiza kuri njyewe, kuko sinamenye ibyo witaga byiza ngo mbikore. Ketse nari kubibwirwa nuko nyakubahwa w'Imana. Haleluya. Amen. Naringeze ahantu numvaga twari gutinda cyane, reka nsohoze kuko n'ubundi sinababwira ibintu byose ngo birangiye. Nigarukire kuri rya jambo ry'urukundo. Ikintu kizabafasha n'urukundo hagati y'imiyoborere yanyu no kubaha muri gukurikira. Ijambo rya mbere, muzakundane mwebwe ubwanyu. Icya kabiri, muzakunda umurimo muhawe n'inshingano zanyu. Icya gatatu, muzakunde cyane, aricyo cyane abo mushinzwe kuyobora. Abantu cyane kubarusha. Aka kantu mukandike, abantu uyoboye ikibi preoccupation yabo, ikibashishikaza cyane si ukumenya ko ujya uvuga uzi byinshi cyane kubarusha, ahubwo bashishikajwe no kumenya ngo ni kangahe ujya ubatekereza. Naho gufata ibyahishuwe ukamenya n'ibyahe ntabwo ari byo cyane bibashishikaje, nubwo nabyo ari byiza kuri bo, ahubwo bashishikajwe no kumenya ko bakunda ujye witaho kubatekereza. Nimugende mukunda abantu kuruta utwo duposition, mugende mukunda abantu kuruta kureba inyungu zizavuka mu rusengero ziriho none cyangwa izirazeje. Umuntu umwe soza yaravuze, haleluya, ngo igituma umuntu ari uw'agaciro cyane kuruta ibindi byose waba ukora ugendereye gukora byiza. Icya mbere, umuntu we wumuyoboye cyangwa se ushinzwe kumukorera, uvuka bwa mbere ku isi amaboko y'abantu niyo yakwakiriye. N'umunsi uzava ku isi uzaba uri mu maboko y'abantu, ntabwo ari muri benshi, nta nubwo ari mu ndege, nta nubwo ari ahandi, uzaba uri mu maboko y'abantu. Uvuka amaboko y'abantu niyo yakwakiriye, none agenda uzagenda mu maboko y'abantu ari yaguherekeje agenda gusubiza. Bwa mbere uba ku isi wabanye n'abantu, hanyuma uyivaho uzabana n'abantu. Nagaragaje guhera. Ikindi, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Abahanga baravuga ngo iyo umuntu yarwaye akaremba agiye gupfa, mbere yuko acikaniye kwa muganga cyangwa aho yarembeye haba ari mu rugo, iyo yagiye kurwarizwa, ngo nubwo yaba ari umukire bingana iki, ngo ntazabaza ngo ya gorofa yanjye imeze gute na ya modoka yanjye ya vewiti baracyayikoresha abandi bacuruza, bazabaza ngo ese urumva Kamara ari hehe ko ntamubona.
sibyo murabyumva kamara riherewe aba yamutekereje niwe muntu uba ugomba kuba ari mu mutima we n'umuntu si aya makaro yo mu rusengero si ubu butebe si amafaranga abazungu bazabazanira n'ayo muziriga mwebwe ubwanyu umuntu niwe ufite iki agaciro banasifika ibiranga umuyobozi mwiza soze wenda mvuge nka bibiri gusa cyangwa icya mbere umuyobozi mwiza arangwa n'urukundo rwo gukunda abayobora Bibiliya ijya ivuga ngo Mose ngo yari umugabo w'umugwaneza kuruta abandi bagabo bose babaye ikintu Bibiliya igishima kuri Mose ngo yakundaga Abisirayeli akumva yanabitangira ku buryo umunsi Imana yafashe icyemezo cyo kubarimbura kubera ibyaha ngo yabwiye Imana ngo twumvikane ndagusabaho kugira ngo wice bari abantu hanagura izina ryanjye Mana urikure mu gitabo cy'ububwire urumva ukuntu yakundaga abantu ikindi gikwiye kuranga umuntu w'umuyobozi ni ukutabana n'imitekerereze yo gutsinda akaba ari umuntu utazucika intege. Haleluya. Amen. Iwe ikidashoboka aza kibonamo gushoboka. Ikiremereye cyane azabona azagerayo. Yoshua na Kalebu babwiye abantu ngo bagiye gutata kiriya gihugu cy'Ikanani. Abandi bose bavuga inkuru y'incamugongo bavuga ngo abantu n'abantu barebare abayebusi abanaki bakuze cyane twibonaga turi nk'amahanzi imbere yabo. Cyangwa ngo Yoshua na Kalebu babwira abantu ngo abantu nibihangange uko babivuze titubeshe turi imbere y'Imana barakomeye n'abanyamaboko ariko twebwe twabonye ari imitsima tuzabaye. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kuna magambo yavuzwe n'uriya muyobozi wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Ibrahim Lincoln. Ibrahim Lincoln yaravuze ngo gucika intege. Yitoje kuba perezida wa Amerika inshuro 8 atsindwa 7 aja gutsindira kuba perezida ku nshuro ya 8. Arandika ngo gucika intege ngo no kwanzura nabi ngo nk'umuntu waba atwaye imodoka ngo essence yashira agafata icyemezo cyo kuyigurisha kandi sitasiyo zigira. Umuntu w'umuyobozi utazacika intege. Ikindi kiranga umuntu w'umuyobozi ni ukuba ari umuntu usubiza amabandi. Nubona mu mitekerereze yawe ushinzwe guca abandi ibisemu by'amabona bizashobora kurebera abakariya gasengero urebe iki kizakubera ikimenyetso cy'ukuri kuko nta muyobozi impano y'ubuyobozi atari yawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibintu biri negative, ibintu by'imitekerereze yo gutsinda, iwaza bireba ibintu bigaragara ko nasho bifite akabona n'ishusho. Aheruka umuntu wo gusubiza amabandi indege. Hari umugabo bita ngo ni Thomas Edison. Thomas Edison nuwo ku mugabane wazi nitonze sinabiteguye neza n'ingero ziba zihuse. Niwe wakoze aya matara y'amashanyarazi. Yabigerageje inshuro nyinshi n'imyaka myinshi atsinda aza kubigeraho bwanyuma. Ngo ajya kwiga ku ishuri muri kumvurikira. Yagiye kwiga ngo baramwigisha kubera ubwenge bukeya babonaga bari mafite. Ngo baza kwandikira ababyeyi biwe baravuga ngo
umwana wawe afite mental deficience mentale, ni ukuvuga ngo nta bushobozi afite bwo kwiga, si umuntu washobora kwiga. Ugenda uzagerageze ujye umumenyereza udukino, utuntu tumwe n'utujeste uduki, yazatinda akagira ubwenge swate bwo kuzajya amenya kuzimya amatara mu nzu cyangwa gukora n'ibindi. Ibyo ngibyo nibyo yashoboye. Muri kunkurikira, mama we ngo bamuhaye rwa rwandiko bamutumiye ku ishuri, warubonye amarira ngo afata ya nyandiko bamuhaye arayihimba, ngo hamagara umuhungu wiwe wageze mu rugo ngo Mark Edison nako Thomas Edison, nakiri urwandiko ruvuye ku ishuri ryawe ruvuga ngo ubwenge umuhungu wawe afite n'ukuntu ari umujeni. Ikigo cyacu ni gito, our school is very small. Ikigo cyacu ni gitoya, tikirimo umwarimu woshobora kumwigisha kuko afite ubwenge burenze abantu bose. Amen. Abari byo bwiraga wamara yamucendera umuyobozi na wa muntu w'umunyentege nkeya aza mwitegereza akamubonamo ubushobozi. amen N'aha hantu hatubakitse hatameze neza, hari ubushobozi buke, uwaza hitegereza akahabona amahirwe yo gutsinda. Uwo ni wo waje kuvamo umuntu ukomeye, ahimba amatara ku isi, aya twese ducana, aya twese ducana. Ko mama we yakomeje kujya mwigisha, mama we akamubona azaba igihangane ku isi. Ijya barwaye ahishe ivuga umuhungu wiwe naba arayihishaga aragenda arayitsinda. Noneho nyuma nyina amaze gupfa ngo akafiye mu madokima yiwe arebye asanga rwa rupapuro, ariko yaramenye gukora amatara, ari we wahimbye amatara yose ku isi. Yandika ko yabonye udasanzwe. Ujye ubona ubushobozi mu muntu abandi batari. Reka ducumikire Imana ibahe umwanya muduhaye. Haleluya. Amen. Yavuze amagambo kujya ndeba abo twari kumwe kugira ngo mu bintu byose bize, mu bintu byose ushimye Imana, kuko biba byiza yuko iyo umushitsi kumva utwo bakumvaga n'ibindi. Turanezerewe, turishimye, ntabwo turi buvuge ngo Imana ibamugisha, twe turavuze ngo murakoze kuko turacyabakeneye kugira ngo dukomeze twumve inyigisho. Tunashima Imana